Okay, ntacyo byose birashoboka. Reka dutangire dusoma. Turimo turiga amategeko 10 y'Imana y'imyitwarire. Hari ukuntu ikinyarwanda cyacu ari gikene nyine ukabura uko ubyita, ariko moral law, amategeko agenga imyitwarire y'abantu b'Imana. Duhagarara aho ngaho. Kubera ko buri muntu wese ni umuntu w'Imana, ariko buri muntu wese si umwana w'Imana. Ibyo niko Bibiliya bivuga. Kibinyereka nuko muri Yohana ubutumwa bwiza mu gice cya mbere, Bibiliya ivuga ko hari igihe kigera umuntu agahinduka umwana w'Imana. Bose twese turi abantu b'Imana, ariko twese ntituri abana b'Imana. Bamwe bafite kwizera kuva mu byanditswe byera nk'uko mfite, abo ni abana b'Imana. Hatitaye ku bwoko avukamo, ndavuga ubwoko muri sanse ya Bibiliya, hatitaye kuri walk of life, ni umukene, ni umukire, yarize, niyize, byose. Rero abantu bose b'Imana, ubu nuvuga ngo buri muntu wese waremwe agomba Imana irimo ideni. Hari indirimbo abantu bake bajyaga baririmba hano mu Rwanda, ngo ibyo nabyo birimo fagitire, ngo Imana wamaye amaboko, ngo wamaye mu matwi, ibintu bitandukanye. Rero buri wese waremwe n'Imana ayigomba kumvira amategeko yayo. Mu yandi magambo, ayigomba kubaho uko yo iteganya ko ibiremwa byayo bibaho. Ubwo ndavuga ibiremwa bifite ubwenge, reasonable creatures. Rero amategeko y'Imana ayo twigaho niyo twize dutangira kera, ko ariyo aduha indorerwamo tureberamo tukamenya ko koko turimo tubaho uko waturemye ashaka ko tubaho. Si ibyo byonyine amategeko akora. Amategeko nanone y'Imana twabonye ko ari umushorero utuzana ukatugeza kuri Kristo. Rero nagira ngo tujye mu Kuva dusome ku gice cya 20 umurongo wa 12. Itegeko rya 5 niryo tugezeho. Abashyashya abaje vuba batwiyunzeho nonaha cyangwa batabanye natwe mu gihe cyatambutse, ndaza kugira ingingo nibura nk'enye mvugaho dutangira iri tegeko, zishobora gusa naho zibahaye ishusho ngari y'ibyo twize mu minsi yatambutse. Igice cya 20 cyo mu Kuva, mu yindi version ni mu Kamisiri mvuga ko havuga. Igice cya 20 umurongo wa 12. Wubahe so na nyoko kugira ngo uramire mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha. Iri ni itegeko rya 5 mu mategeko 10 y'Imana. Twabonye ko amategeko Imana yatanze atari uko mu mitima y'abantu hatari hasanzwemo ukuri kw'igikwiye gukorwa n'ikitakwiye gukorwa, ahubwo Imana yafashe ya mategeko yarari mu mitima y'abantu noneho irayandikisha. Nibyo abatubanje bita positive law na law of creation, itegeko ry'uko twaremwe. Buri muntu yaremwe, ndetse uretse natwe n'ibiremwa bindi, hari ibintu biri naco muri byo bitangaje. Najyaga mbona video kera, intare yabyaye icyana cyayo, ikaba izi ko kugira ngo kibeho igomba kugarama kugira ngo kiyonke. Nta mashuri, nta training, nta mbwirwaruhame ibigombera kugira ngo ibihabwe. Ikagenda yagera ahantu hari amazi, ikeka ko harimo ingona, ikagiterura mu kanwa kubera ko kikiri gito kitazi koga, ikacyambukana yo kubera ko izi koga. Yagera hakurya, igeze hakurya irangije kwambuka amazi, ikagishyira hasi. Ibyo kuki ndimo kubitanga? Ndimo ndabaha urugero rw'icyo mvuga iyo mvuze natural. Hari imimerere, kuba turi ibiremwa by'Imana, tuvuka tuzi neza ko hari ibintu bidakorwa n'ibikwiye gukorwa. Ibyo tubibona mu Baroma igice cya 2. Rero ayo mategeko n'Imana yaje kwandikisha, noneho ahinduka positive law. Tugeze kuri ayo ngayo positive law cyangwa ku mategeko Imana yandikishije, dusanga n'ubundi harayitandikira, ariko tubona ko yayanditse
muri Zaburi 119 ari magari cyane. Mu cyongereza baravuga ngo the law of God is infinite in nature, in depth. Ngo amategeko y'Imana ngo nagira itangiro nagira n'iherezo. Nko kuvuga ngo iyo bibiri kubwiye ngo ntukibe cyangwa urugero ikakubwira ngo ntugasambane, ibi nakubwiye ngo ntukagenda ufashe umukobwa ku rutugu kubera usunitswe n'irari ryawe mu muhanda, keretse niba arwaye yenda kugwa ukamutega urutugu kugira ngo atagwa. Ibi nakubwiye ngo nuca ku nkumi z'iki gihe zasaze zambaye ubusa mini, ntugahindukire ngo uyirebe kubera ko wananiwe kwikontorora. Ngo kuko nubigira utyo ngo ukayifuza mu mutima wawe, ngo uzaba uhwanye n'uwayisambanyije. Iyo birivuze rero amategeko y'Imana ni magari, nyine ubujyakuzimu bwayo nuko nuvuga ngo nareba gusa the letter of the law, nagreba ko wumviye inyuguti yayo, ahubwo anareba ko no mu mutima wawe hatigeze hazamwo ibintu bigusunikira kwifuza icyo kintu. Nuko vuga icyo nshaka kuvuga niki. Iyo mvuze ngo itegeko ry'Imana ni rigari cyane, mba nshaka kuvuga gutyo. Amategeko y'igihugu ntabwo ari magari cyane. Muti kubera iki? Ngewe nshobora gutanga imisoro y'igihugu niciraguraho nanabuze uko ngira mekinyira ku menyo, uwo nyahereza yagena nkamuvuma. Ariko wowe ku gihugu bazamfata bamembe ko ndi nge umuntu usora neza ku mwaka. Kubera iki? Kubera ko bityo bareba ni the letter, the surface. Ese nabyujuje yego bakavivura, aho niho honyine bagera. Ariko ku Mana mba mfite zero. Kubera iki? Kubera ko Imana yo mu ijuru yo iravuga ngo nireba gusa ku gikorwa wakoze hanze, ahubwo ireba na state of the heart, n'umutima wawe uko wari umeze. Aha, aho niho Kristo yaheraga akabwira umuntu ngo barabwiye ngo nimugasambane, ngo ariko ngereka mbabwire, reka ngerageze kubavungurira ku buryo itegeko ari rigari ry'Imana. Nunareba umukobwa ukamwifuza uzaba usamanye nawe. Byakomeye rero. Ahandi aravuga ati barabwiye ngo nimukica, atari ko buriya kiriya kiroroshye. Nubwira n'umuntu ngo ni igicucu, tuzareba tugeze ku itegeko ryo kutica, tuzabona ko hari uburyo nibura 12 umuntu rero ategeka ryicamo. Iryo tegeko tuzaritindaho wenda. Turebe uburyo niyo wise umuntu igicucu imbere y'Imana wahwanye n'uwamwishe. Turebe uburyo byanditswe byera iyo wanga umuntu ngo urasi imwiyumvamo uhwanye n'uwamwishe. Iyo usabeje umuntu umubeshyera ukamuvuga amagambo wenda ukavuga ati ariko ra muntu ukuntu yigisha amano bafite ubwibone kandi utabizi, udafite gihamya nyine, mukabiganira muri batanu, cyangwa ura muntu ukuntu yitwara nge simwiyumvamo nyine ukamukwenda ibintu utavuga hahagaze. Bibiliya ikatwereka ko icyo gihe uba wakoze assassination y'izina rye, uhwanye n'uwamwishe. Rero icyo nari mbivugiye ni ukwerekana ko tujya kwiga rero itegeko tugenda dufite iyo myumvire ko itegeko ry'Imana ry'umwuka nitujya kubona ngo wubahe so na nyoko bitworohere nidutangira kubisobanukirwa icyo bivuze. Reka rero mere kuri uyu murongo twiga, kuko iminsi 6 umurongo wa 12, wubahe so na nyoko kugira ngo uramire mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha. Icya mbere, iri tegeko rya 5 ni naryo tegeko rya mbere ritangira icyo abatubanjirije bita the second table, cyangwa urabona hari ibisate bibiri. Iyo tuvuga table nabwo bijye bisobanuka. Hari ibisate bibiri, igisate kimwe kiriho ya mategeko twabanje, ikindi kiri aya ngaya turimo kuvuga. Ayo mategeko tuyagabanya mu bice bibiri. Aya mategeko arimo ibice bibiri n'ubundi uyareba. Ni amategeko avuga yuko ngewe uko nkwiye kubanira Imana, ngewe nk'umuntu yaremye. Ayandi asigaye guhera ku rya 5 kumanuka ni amategeko yuko nkwiye kubana n'abandi. Iki nicyo Kristo yavugaga muri 22 Matayo, avuga ngo baramaje ngo amategeko asumba yani naya ngo amategeko. Hanje aravuga ngo amategeko ngaya mukundisha Imana umutima wanyu, ubwenge bwanyu n'imbaraga zanyu, ngo ariko noneho nirindi rihwanye naryo niri mukunde bagenzi banyu nkuko mwikunda. Ubwo arangije aravuga ati ubwo uyu muntu akoze ibyo amategeko yarangije kuyuzuza. Nicyo yabaga afashe executive summary, cyangwa abumbiye hamwe amategeko yose ya mbere ane mu ngingo yuko nyine ni irya mbere ntukagenda Imana. Irya mbere hariya muri aya mategeko twiga, irya mbere ntukagira izindi mana mu maso yanjye, iryo niho hagati yawe n'Imana.
ntukiremere igishushanyo kibajwe, iryo ni hagati yawe n'Imana. Irindi, ntukavugira ubusa izina ry'Uwiteka, nanone ni hagati yanjye n'Imana. Wibuke kweza umunsi w'iyo Mana w'isabato, nanone hagati yanjye n'Imana. Ubwo ntayambere ane, urumva yo ni amategeko akubiye muri iyi ngingo ngo ukundishe Imana yawe, Imana, ubwenge bwawe, imbaraga zawe n'umutima wawe. Ubwo ayo mategeko yose murumva ko akubiye muri iryo ngiryo. Noneho nitujya ku rya kabiri rero, ryo gukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Abafarisayo bumvise muri Matayo 22:34, abafarisayo bumvise yuko yatsinze abasadukayo, bakanirwa kumusubiza, bateranira hamwe. Umwe muri bo umwigisha amategeko amubaza amugerageza ati, mwigisha, itegeko rikomeye mu mategeko ni irihe? Kristo noneho agiye kuyamubwira yose. Nawe aramusubiza ati, ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe n'ubugingo bwawe bwose n'ubwenge bwawe bwose. Iryo ni ryo tegeko rikomeye ry'imbere. N'irya kabiri rihwanye naryo ngiri. Mwumve bavandimwe, ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Muri ayo mategeko yombi, amategeko se n'ibyahanuwe niho bihurira. Mu ndimi z'amahanga niho babivuga neza. So aya mategeko yombi yo kuvuga ngo ukundisha Imana the whole being of yourself, uwo uri we wese, n'irindi ryo gukunda mugenzi nk'uko wikunda, iyo umuntu yujuje ayo ngayo, ubwo aba yujuje amategeko. Ibi nabyo Paul yanditse mu Baroma igice cya 13, aravuga ati amategeko yose asohorera muri iri jambo ngo sohora mu rukundo. Nyine iyo ufite urukundo ukunda Imana n'urukundo ukunda mugenzi wawe ku munzani w'Imana, ubwo amategeko uba wayujuje. Ntabwo mvuga bya bindi abantu bahimbye, bahimbye ko ubwo umuntu niwe umukunda nuko utamubonaho ikosa. Oya, reka soma mwumve uko havuga. Haravuga ngo igice cya 13 cy'Abaroma, haravuga ngo nimukagire umwenda keretse gukunda, kuko ukunda undi aba asohoje amategeko. Kuko ibi ntugasambane, ntukice, ntukibe, ntukifuze n'ayandi mategeko yose bihura muri iri jambo ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Ufite urukundo ntagira mugenzi we nabi. Nicyo gituma urukundo ari rwo rusohoza amategeko. Ni ukuvuga ngo icyo Mwuka Wera arimo atwereka ni uko, nyine mvuze ngo icyo Mwuka Wera atwereka ni uko Bibiliya ari Mwuka Wera wari urimo kuvuga. Naratangaye ejo ndimo nsoma mu Baroma, Bibiliya ivuga ngo ibyanditswe byabwiye Farawo. Aya magambo yaranangaje, reka nyabasomere tubone gukomeza. Ngo ibyanditswe byabwiye Farawo biti, icyatumye mwimika no kugira ngo mwerekane ibaze. Ibyanditswe byabwiye Farawo ngo icyatumye bimwimika. Aya magambo no mu Bagalatiya turayabona. Nyine ngo ibyanditswe byabwiye Farawo ngo icyatumye mwimika no kugira ngo mwerekane imbaraga zanjye. Ibyanditswe birabwira umuntu ibyo ubwabyo, hanyuma bikamubwira icyo byamukoreye ko byamwimitse ku buyobozi, bikavuga ko kandi ngo byashaka kumwerekanaho imbaraga zabyo. Mwumva ukuntu Bibiliya ivuga ngo ibyanditswe byabwiye Farawo ngo biti, icyatumye mwimika ni ukugira ngo mwerekane imbaraga zanjye, kandi ngo izina ryanjye ryamamazwe hose mu isi yose. Tekereza, ibyanditswe ngo biramubwiye ngo icyatumye mwimika, ibyo ubwabyo. Mu Cyongereza bivuga neza. Kubera iki? Kuko iyo ibyanditswe bivuze ni Imana ibivuze literally gutya, nk'uko ndimo kuvuga mu kumva ko ari njye uvuze, ubwo nyine ni Imana ibivuze. Niyo mpamvu tugomba kugira ibyanditswe tubijyamo dufite umunezero n'ifuhe, ariko si ibyo gusa, n'ubwaku kumva ushaka rwose ko wungukirwa, ataravuga ngo nongeyeho ibindi mu byo narinze. Rero bavandimwe, dukomeje hariya rero kuri wa murongo, dufite uwo mutima ku byanditswe byera. Nyamaze kubabwira ko itegeko rya 5 ari ryo ritangira igice cya 2 cy'amategeko y'Imana, ari cyo kihe amategeko y'imibanire yanjye na mugenzi wanjye. Aya mategeko, inyigisho yacu nshaka ko tubanza kureba nk'iriburiro kuri iyi ngingo, ko dutangiye ikindi gice cy'amategeko. Iyo uyabona ubona ko ari amategeko avuga uburyo ukwiye kugenza mugenzi wawe we nk'umuntu ndetse n'ibye. Ndagira ngo mubirebe. Icya mbere ni ukubaha papa wawe na mama wawe. Urumva n'isano yawe n'ababyeyi bawe. Irindi, ubwo ni hagati yawe n'umuntu nyine mugenzi wawe. Ibi nabwo n'ababyeyi nawe rirababwira nyine. Itegeko ntabwo iyo rivuga ikintu ribuza ikintu, iyo ribuzanyije ikintu riba ritegeka ikindi. Icya kabiri, ntukice. Urumva nanone ni hagati yawe na mugenzi wawe. Irindi, ntugasambane, hagati yawe na mugenzi wawe. Ntukibe.
ntabwo ibintu ari ibya bitari ibintu wakwiba, ni wakwiba ibintu ari ibyawe, nyine ubwo utwara ibintu by'undi. Ubwo nuko nanone ni ku mitungo ya mugenzi wawe, n'umushinze ibinyoma. Ikindi gikomeye rero aricyo gituma nta muntu n'umwe ushobora gukizwa n'amategeko, kwitondera amategeko, nuko noneho Imana imaze kubirangiza yavuze ati ibiriya rero nababwiye si ukugira ngo gusa mutabikora, ahubwo nimukwiye no kubyifuza. Ngo ntukifuze inzu ya mugenzi wawe. Bavandimwe, iki kintu tukibaze, tugitekereze. Rero icyo ndimo mvuga hano ni uko dutangiye amategeko turebe ko tubanze mu mitwe yacu tugende tuzi ko ari second table, cyangwa se aho avuga imibanire yanjye na mugenzi wanjye. Icya kabiri tumenye ko avuga none, wamaze kugera noneho aho avuga we ndetse n'ibye. Icyo ni kimwe. Ikindi ubushije twize ko amategeko y'Imana igihe cyose nayumviye atari Imana mbigiriye, ntabwo mba nayumviye. Aho ni naho aba philanthropist babyicira. Umuntu utekereza ko yakunda abantu kugira ngo abeho amahoro, icyo gihe nyine ni hagati ye n'abantu. Ariko Bibiliya iratwereka ko umuntu iyo twiga ubushize agize icyo yumvira ariko atagikoreye icyubahiro cy'Imana, ubwo icyo kintu gihita gihwana na zero ku Mana. Okay, reka tumanuke gato. Wubahe so na nyoko kugira ngo uramire mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha. Iri tegeko ndashaka kubanza kuvuga ku kintu cy'uko ari amagambo mu Cyongereza niho yavuga neza. Aravuga ngo nagavuga gusa ngo bibe byarangira kuri papa umbyara ku mubiri, oya. Kuko Bibiliya yivuze ngo papa, ibivuga nagera nibura mu nk'inshuro zirenze 6, nubwo nari buzivuge zose, ariko izina papa rihabwa ukubyara ku mubiri, yego niho bihera. Icya kabiri rigahabwa uwakubwirije ubutumwa bwiza ukizera, ndaza kugenda mbisoma. Icya gatatu iryo zina rigahabwa umuntu ukuyobora nyine mu muryango, ndavuga ashobora kuba kuyobora uri umugaragu we. Turaza gusoma ibyo byanditswe bibihamya. Ikindi tukabona ko rihabwa n'abayobozi b'ibihugu nyine. Aho hose rero Imana rero nijya kutubwira ngo twubahe, utaza kugira ngo irimo iravuga wa wundi gusa ukubyara mama wawe na papa wawe, ya ahubwo irakubwira nabo mugiye mufitanye iyo sano mu kazi, mu rusengero, mbese turareba izo ngero zitandukanye. Ariko reka nsoma mu Cyongereza mwumve uyu murongo ukuntu uvuga. Uravuga ngo honor thy father and thy mother, that thy days may be long upon the land which the Lord thy God giveth thee. Nuvuga ngo iri jambo wubahe so na nyoko, reka tubanze turebe ese Bibiliya yivuze ngo data ibivuze nde? Ese muri Bibiliya yo havuze ngo data, ngiye kubaha ariko ndabanza nsobanukirwa aya magambo data bivuze nde. Nitureba mu byanditswe, wenda reka mere nari mvuze bwa mbere, turebe aho biri ivuga ba data, abantu ikabashyira muri kategori ya ba data, kandi mukuru atari we bakubyara ku mubiri. Okay, bwa mbere ni data ukubyara ku mubiri, ibyo birumvikana. Papa abandi bita ba dadi, ibyo birumvikana kuri buri muntu ukubyara ku mubiri. Wenda ibyo igihamya kiri mu Efeso igice cya 6. Paul arimo yandikira abana bizeye, ahangaha hajya hanatwibutsa ko n'abana bato bajya bizera. Bana banjye mwumvira ababyeyi, bana mujye mwumvira ababyeyi banyu mu mwami wacu, kuko ari byo bakwiriye. Wubahe so na nyoko, niryo tegeko rya mbere ririmo isezerano. Iri jambo niryo rya mbere ririmo isezerano. Nuko mwabonye ko dusoma ku murongo wa 12 havuze ngo wubahe so na nyoko mu kugira ngo uramire mu gihugu Uwiteka yaguhaye. Ubwo n'Abisirayeli barimo kubwirwa isezerano. Rero Paul arimo kurifaringaho ni iryo ngiryo nyine. Aha ariko harimo warning. Babandi bavuga ngo wizeye ntago amategeko amureba, ntago ariko bimeze. Paul yateraga itegeko kuva 22 akarihereza abana bizeye, akabwira ngo mwubahe so na banyuko, akabaha motifu. Kuko uko kubaha ababyeyi Imana yarabishimye, inagaragaza ko ari byo bikwiriye imbere yayo, ubwo yatashaga isezerano ry'uko Abisirayeli
bazabona kurama muri kiriya gihugu cyabo, kuko nibacumura izabareka bajye mu bunyage. So icyo rero tubanze tucyumve. Ubwa mbere tubonye ba data. Hano turabona ibyanditswe byari bitubwira ko ari ba data bo mu mubiri nyine. Ahandi ha kabiri aho Bibiliya ivuga ba data, nituraba mu Bakorino ba mbere igice cya 4, Paul abwira yandikira itorero ry'i Korino, ababwira ibintu bikurikira. Reka mbasomere mwumve. Abakorino ba mbere igice cya 4 umurongo wa 15. Nanone tubona Bibiliya itwereka iyindi kategori y'abantu bemerewe kwitwa na Mwuka Wera ba data. Kuko nubwo mufite muri Kristo ababayobora inzovu, ni mufite baso benshi. Ni nge wabyaje ubutumwa bwiza muri Kristo Yesu. Nuko rero ndabinginga kugira ngo munyigane. Nicyo gitumye mbatumaho Timoteyo. Nuvuga ngo Paul nanone Mwuka Wera amuvugiramo, amwemerera ko nk'umuntu uri muri pozisiyo y'uwabyaje ubutumwa bwiza aba bantu, uwababwiye ubutumwa bwiza bakizera, akabarera mu by'umwuka, akababwira ko ibyo bimuha titire ya ba data kuri bo. Iki saha honyine, nitubona n'ahandi muri Timoteyo wa mbere igice cya 5 nanone tubona andi magambo nanone yemerera umuntu ko ashobora kuba afitanye isano nawe ya data n'igihe ari hano ku isi. Aho Paul yandikiraga Timoteyo aramubwira ati ntugacyahe umukuru, ahubwo umuhugure nka so, n'abasore bahugure nka bene so. Urabyumva? Nanone tubona Bibiliya ifata irenza gusa kuri ku babyeyi batubyara ku mubiri, ikatubwira abandi tugomba gufata nka ba data ndetse nka ba mama. Hano uhugure uhugure abagore bakuru, ubahugure nka ba nyoko, n'abagore bakiri bato n'abakobwa ubahugure nka bashiki bawe. Nanone tubona ibyanditswe byera bitwereka hano muri Timoteyo wa mbere 5 ko ririya tegeko niza kuvuga ngo wubahe so na nyoko, ntago gusa ugomba kubihinira ku bambyaye abandi ngo basuzugure, oya, ahubwo rirarenga rikajya no ahantu rizanamo n'ukuze mu gakiza kukurusha. Yaba ari mama ukamufata nka mama wawe niba ari umumama mukuru, yaba ari papa ukamufata yaba ari umugabo mukuru ukamufata nka so. Niko Paul arimo yandikira Timoteyo. Abana nanone bakaba bagomba kubaha ababyeyi nka ba se nyine ku mubiri na ba nyina. Ikindi tukabona noneho ahandi twasomye aho noneho n'uwakubwirije ubwo butumwa bwiza mu bana wakureze mu by'umwuka, nawe ngo umufate nka so. So ntago ari uvuga ngo ni so wakubyaye ku mubiri, oya, ahubwo Imana irashaka ko isano yawe nawe, yanjye nawe, iba iyo kumwubaha muri sanse y'ukuntu nubaha data. Icyo ndajya ngo mucyumve. Ni uwakubyaje ubutumwa bwiza, ntago ari umuntu wo mu idini waguhaye ibitangaza n'ibimenyetso, ya ibyo mu bitandukanye. Ikindi cyanditswe nshaka kugaragaza naho noneho n'abagaragu bakwiye gufata kubaha shebuja nka se. Ntago ari se ku mubiri, oya, ariko Imana ireba ukuri ko mu mutima niyo yivugiye ibi ngibi. Tubona igice cya 5 cy'abami ba kabiri, tubona amagambo akomeye abagaragu ba Namani amaze kuza asanze umuhanuzi amubwira ati genda ujye mu mazi wijabike muvemo. Ashaka kubipinga, baramubwira, abagaragu be baramwegera baramubwira bati data, iyo uwo muhanuzi yagutegetse ikintu gikomeye nuba wagikoze, mwanzwe kukubwira ngo iyuhagire uhumanuke. Ibi rero bavandimwe natanye mbabwira ngo ibi ni Mwuka Wera urimo kuvuga, iyi ni Imana irimo kuvuga. Tugomba kwiga rero. So tubonye abagaragu kuri ba shebuja, icyubahiro Imana idusaba ko tubagomba ni ukubatekereza nka ba data. Turaza kureba icya kabiri, tubona uwakubyaje ubutumwa bwiza, tubona ukuze mu bizera, tubona uwakubyaye ku mubiri. Ikintu ndagira ngo mucyumve. Ndetse bavandimwe, Imana ishaka ko tugira umutima n'umuntu waba ari menta wawe, ndavuga no mu mwuga usanzwe, wa undi wa mwuga yagufasha amaboko akakujyana akakwigisha gucuranga, akakwigisha gutwara igare, akakwigisha gutwara imodoka,
nyine urabona muri iki gihe cyo cya mbere byabaga byoroshye. Uyu munsi turavuga ngo baba wa taifa, nimubizi ngo papa ngo se w'igihugu wakibyaye, cyangwa tukavuga ngo the father of modern missionaries, nyine nkaba William Carey, nyine tukavuga abo bantu, cyangwa the father of nuclear science. Urumva hari isano yuko uyu muntu kubera ko ibintu yabyize akabiminuza. Okay, kuminuza simvuga necessary kujya mu ishuri ngo baguhe impapuro, urabinoza urabyumva neza. Tubona Bibiliya inita bene abo bantu base w'umwuga. Wenda reka mbasomere mu itangira igice cya 4. Ndashaka gusoma mu cyongereza kuko mu kinyarwanda hari ukuntu batakaza iryo jambo bakavuga ngo ni sekuru, ariko ndashaka kubasomera mu cyongereza itangira igice cya 4. Ndashaka gusa kubanza kwerekana iri jambo ko si jambo gusa. Iyo uvuze ngo mwubahe ba so na ba nyoko, ntabwo rivuze gusa bakubyara ku mubiri. Icyo gihe utazibeshya ngo uzaba warujuje iryo tegeko, uzaba warujuje itegeko mu gace gato karyo, ariko mu maso y'Imana ntabwo uzaba warayujuje. Ibi ni naho dushingira tuvuga ko nta muntu ushobora kujyanwa mu ijuru nuko yujuje amategeko y'Imana, kuko amategeko y'Imana nyine ni maremare, akoma ku nguni zose, ku buryo nta muntu n'umwe uriho ushobora gutsinda aya mategeko 100%. Mwumve nk'uyu murongo wa 20 ngo and other bear Jabal, ubwo ni bearing, nyine kubyara. He was the father of such as dwell in tents and of such as have cattle. Nuvuga ngo uyu yari se, bamwitira ko ari we nkomoko y'aba bantu barimo kuvuga. Urumva se wabyaye abana bose, ariko birimo iramushyira muri position ya data. So rero ubugira ngo noneho kugeza aha turabibona ko nitubona uriya murongo tutaza kuwutekereza gusa bavandimwe mu kuba gusa ngo ari aya magambo nyine. Iki nicyo Bibiliya ivuga ngo itegeko ry'Imana ni ry'umwuka. Aha niho birishingira ivuga ngo amategeko ni ay'umwuka, ngo naho ngendo wa kamere. Aha niho birishingira ivuga ngo nta muntu n'umwe, ngo twemeje ko nta muntu ushobora gutsindishwa n'amategeko n'imirimo itegetswe n'amategeko. Kubera iki? Amategeko ni migari, nta muntu n'umwe uhari wo kuyuzuza cyo tudasobanukiwe yayo ariyo. Ntushobora kubara inshuro wasuzuguye abantu, ntushobora kubara inshuro n'ababyeyi bawe barabigufasha. So bavandimwe, uwizeye we biramworohera kubera ko ababona ukukureho kuva naho kugana. Ibi yabimenye ntago aba desperate, ntago despairing, aravuga ati mwami ushimwe ko wanyijije umuvumo w'amategeko, kuko nira ubwaryo ryari rihagije kundimbura. Mumbwira inshuro abantu twagiye twicara dukwena n'umwarimu twigisha muri kaminuza n'urugero cyangwa mu ishuri tukabita amazina. Haro kera ndibuka rimwe biteye n'isoni kubivuga, mugaseka utebeza, tugaseka umugufi, tugaseka nyine icyo aho rya tegeko twabaga turimo turyica, tukamwita amazina yo kumukwena, twamubona tugakubita igitwenge. Uyu munsi umuntu utizera ubutwenge bw'ubuntu bw'Imana azi ko icyo atari icyaha gikwiye kumurimbuza, ariko sibyo, kirahagije kukurimbuza. Iyi Mana yagiye igafata abantu bose ikabashyira muri kategori z'ababyeyi ikadusaba kubaha nk'uko twaba mama na ba data, uretse ibyo ko n'ababyeyi bacu ubwabo tutabasha kububaha uko bikwiriye. Ariko niyo twaguyeho gato tukareba neza uko Imana ibigaragaza, nta muntu n'umwe ushobora kujya mu ijuru ngo kubera ko niyo amategeko yose yandi yava ugahabwa iri ngiri ngo wubahe so na nyoko, ntabwo wajya mu ijuru. Kandi ibi twibuke ko twabonye ko amategeko nyumvira gusa iyo kuva mvutse kugeza mpfuye nigeze ngira na rimwe ndigonga. Nuvuga ngo aba narigeze nsuzugura umukozi wakoraga mu rugo nduta, wanozaga uburyo nkwiye kwandika n'uburyo nkwiye kurya n'iki. Nkaba narigeze nsuzugura umwarimu wanjye, nkaba narigeze nsuzugura diregiteri, nkaba narigeze nsuzugura uwankoresha stage mu mutima wanjye, nkaba narigeze nsuzugura mama na papa. Mu yandi magambo birasaba ko mba narigeze mabwa ikiboko mpanwa n'umubyeyi, kuko niba narahanweho nananiwe, icyo gihe nananiwe kuzuza ibindeba. Bavandimwe tuvuga ngo ijuru n'ibikorerwa, abantu bajye bareka gukina, bajye bumva icyo tuba tuvuga. Iyo tuvuga ngo nta muntu n'umwe uriho wakuza amategeko y'Imana, mureke abantu tubazaneho amategeko. Paul yavuga ngo
ngo ariko mwe nimumbwire ngo bashaka gutsindishwa n'amategeko ngo nimuze amategeko, ntabwo muzi icyo amategeko. Dukomeje biragaragara ko nyine iri tegeko ubwaryo, wubahe so na nyoko kugira ngo uramire muri Kanani nabahaye, ibyo byorohe. Noneho reka rero tugende ku yindi ngingo. Ikibazo rero twakwibaza tuvuye rero kuri tumaze gukora pure exposition y'uyu murongo, icyo tubwira n'icyo utavuga, reka turebe ese ni gute nakwigenzura nkareba ko nubaha ababyeyi. Ubwo ni uwizera. Ni gute nakwigenzura nkareba ko nubaha ababyeyi? Wenda ubutaha tuzareba noneho inshingano z'ababyeyi ku bana babo, ariko reka ndebe nakwigenzura gute, kuko Bibiliya iratubwira ko moral law, itegeko ryose ry'Imana ritureba. Twabibonye ko bitureba kuko hariya mu gice cya 6 cy'Abefeso bavuze ngo bana mwubahe ababyeyi. Rero nayo ni ikitureba, nk'uko mwirinde ubusambanyi, mwirinde amatiku, mwirinde uburozi, ibyo byose nk'uko biri bitubuza. N'iki ngiki ni itegeko. N'iki kiri mu byo umuntu akwiye kureberaho, akareba isano yanjye n'umubyeyi wanjye, niba itari isano inyuranye n'uko Imana ishaka, no mu gihe ugiye kuntora mu mubere umuyobozi w'itorero. Birayivuze ngo wirinde ukiranuka, ngo udakunda imiya, ngo ukunda gucumbikira abashyitsi. Iryo jambo ngo wirinde ukiranuka, muri uko gukiranuka entre parenthèse harimo no ko mbana n'ababyeyi bihuye n'uko Imana ibishaka. Bavanye ikintu cyangwa tukiteho, hatajya ngo hari ikintu utajya ngo biri mu kirere, cyangwa bavanga ubuntu bw'Imana bwaraje ngo buzana agakiza abantu bose. Tito 2 ngo bubigisha kureka kutubaha Imana, bakabaho bakiranuka birinda, Imana ngo bukanabigisha bikanatwigisha kujya twirindira ry'ibyisi. Aha birinda bakiranuka, no mu gucyanuka nako kurimo ku babyeyi banjye. Cyangwa muri manitse abavandimwe babandi biriya gishyira muri kategori y'ababyeyi. So rero reka turebe icya mbere, ibyanditswe byera turaza kureba ibigiye bitandukanye mu minota dusigaranye itari na myinshi. Turebe noneho practically ni gute nakwireba ko nubaha ababyeyi. Turebe ibyo dukwiye kwihana, buri muntu hano abimenye, abyiteho, abihugukire. Icya mbere bavandimwe, ndashaka ko tubireba muri ubu buryo. Bibiliya itubwira ko ababyeyi tububaha igihe nibura dukoze ibi bintu. Reka nibura mbishyire mu ngingo ebyiri nini. Tubumviye ibyo batubwira, 2 tububashye mu buryo tubavugisha no mu buryo twitwara imbere yabo. Icyo nshaka kuvuga ni iki: umwana ugenda agahura n'umubyeyi akamuvugisha arya shikareti cyangwa yambaye ingofero, yafashe mu mufuka, unyine yamusuzugwe wenda kuko atize. Nahoze kare nekereza ndatangara ukuntu ujya kubona ukabona abana barimo baraseka ababyeyi babo, wenda namubwira ati wikwambariye ukanzire kityo, mwabaye umute mwabana, akabikubita igitwenge ngo mwe muri abacecuru ntabwo muri ku gihe. Bene iyo mivugire ni icyaha ku Mana. Igaragaza ko yigeze kubaza umuvandimwe tuvukana n'umukobwa, ndamazi arambaza ariko mwajye mureka abantu bakiyambarira mini. Ndabwira se kankubaze sister ati uyu uri buhure na perezida, ibintu bya politike yarabikundaga, umukahura muri buganire, wagenda wambaye iyo mini usohokanye? Atareka uramenye ati si yo kari diplomatic meeting ima ngiye gukora. Ndabwira uyisi urabibona, suko utazi igikwiriye mu gihe urimo wubaha umuntu, kuko n'uwo ugiye guhura nawe kuko umwubashye wagenda wambaye utyo. Ariko mama wawe arimo arakubwira ngo ibyo si byo wa mwana, ibyo ni ibiki mwabana mwadukanye, wowe ukamukwena utabwa kubita igitwenge n'izindi njingezi zawe. Bibiliya iravuga ko icyaro gusuzugura umubyeyi. Rero Bibiliya itubwira gute? Bwa mbere ni ukumvira ababyeyi. Igice cya 3 mwumve mu Bakolosayi, Bibiliya irimo ibwira abizera uko bakwiye kubigira. Iravuga ngo, reka nsome mwumva uwo murongo ukuntu uvuga, biratangaje ibintu by'Imana. Iravuga ngo bana mwumvira ababyeyi banyu muri byose, kuko ari byo ibyo ari byo umwami ashima. Bana mwumvire ababyeyi banyu kuko ibyo ari byo umwami ashima.
icya mbere kigize kubaha ababyeyi ni ukubumvira, kubumvira muri byose. Bibiliya umva uko ivuga, hari ikintu cyadutse turimo gikomeye, nyine n'ubu ngubu biroroshye ko umuntu yaba arahimo yiciraguraho, ariko uzagenda uzenguruke, niyo wapfa ukongera ukazuka uzasanga uko ariko kuri. Kwavuga wenda n'undi akanakuvuga kundusha uko ndimo kubivuga, ariko uko niko kuri Imana yaduhamagariye, ni ukumvira ababyeyi bacu muri byose. Hari uwita yibaza ati none ubwo umubyeyi azanye amatiku y'amoko ni iki? Bibiliya yongeraho ngo mwumvire ababyeyi banyu mu mwami. Ni ukuvuga ngo ni ukumwumvira mu mbago z'Imana. Rega, ninde wamuhaye agaciro ko kugira ngo ambyare? Ni Imana. Ninde wamuhaye agaciro ko kugira ngo mwubahe? Ni Imana. Ntabwo ari uko nyine ari ibintu yatsindiye abikorera bitsindire, cyangwa kubera ko andusha amashuri. Oya, ni Imana ubwayo. N'ikindi ndabikorera iki? Ndabikorera invisible God behind this person. Ndabikorera Imana itagaragariza amaso ariko inyuma y'uyu mubyeyi. Iki kintu kirakomeye. So bavandimwe, narimo mbabwira kumvira ababyeyi muri byose. Byose isobanuye iki? Aho ni hamwe handi dusobanura ni byose itica ibyanditswe byera. Ni ukuvuga ngo niba umubyeyi yambwiye ngo wenda nimufashe kuroga umuturanyi we, aha abantu bajya bavuga ngo ibyo kuroga ni ubuturage. Ntabwo mujye mwumva amakuru y'Abarusiya baroga abantu bakaba polonium bari against government yabo, bakabashyiramo imiti mu maji. Najya mwumva abahungu batega abakobwa bakabatumira iwabo, babatumira bakabashyira uburozi mu mafanta kugira ngo batakaze ubwenge. Kagabo babimenye ko wamyitinze? Ntabwo nabimenye. Ahantu hagiye hatandukanye ibihugu biroga ababirwanya. Njya numva amakuru nk'Uburusiya, umuntu yaba arwanya ubwo buyobozi bakamushyiramo uburozi mu byanwa. None se abo bantu barinjije barogana mu bwenge? Ntabwo ari byo. Ntabwo mwumva se abasore basurwa n'inkumi bakazishyira ngo uburozi mu macupa, nubwo inkumi z'ubu utarindira kuziroga. Ni iki se? Birasaba iki? Nta byo kuroga uba ukeneye. Abantu bose bataye umurongo nyine. Turi mu gihe kibi ku buryo rwose ntabwo bigoranye kugira ngo umuntu ajye mu bimwanduza, kubera ko igihe ibintu byose byabaye byaraziruwe. Bavandimwe, rero icyo navugaga ni iki? Ni uko iyi Mana idusaba kumvira ababyeyi bacu, ni ukubumvira mu byo batarenze ku byanditswe byera. Kandi kenshi ntabwo ababyeyi buriya batubwira ibyo birenze ku byanditswe byera. Akubwira kutaba umunebwe, akakubwira niba wenda uri umuntu watwawe n'iraha n'ifaranga udashaka gushaka ngo uzashaka, uri muri babandi bavuga ngo icy'ingenzi ni ugushaka inyama ngo imbwa zizizana. Numvishe inkuru imwe, umuhanko wiganaga n'umugabo avuga atyo, noneho aza rimwe kujya gushaka, azana umugeni agiye kumumwereka, agiye kubabereka nka groupe biganye, aravuga ati ndabona imbwa yaje, kuko wagiye gushaka inyama. Nyine abantu bafite iyi myumvire iri spoiled, yandujwe na modernism. Noneho wamubwira ngo kumvira umubyeyi n'itegeko ry'Imana, akakubwira ati rero ababyeyi ntabwo bashobotse. Ariko ubwo arakubwira iki? Kubera kumubwira ngo taha kare ureke ko ijoro ririgwa utazahura n'ikibazo wa mwana we. Abandi bati iyo ni freedom. Ntabwo ari freedom, ni ukugomera Imana. Yego nsuzuguye umubyeyi, ariko ikibazo aho kiri, nsuzuguye Imana yashyize uyu mubyeyi mu mwanya arimo nk'umubyeyi. Icya mbere kigize kumvira ababyeyi no kububaha ni ukubumvira. Kubumvira mu byo bambwira, kubumvira mu byo bambwira igihe bitarenze kuki ibyanditswe bivuga. Ingingo ya kabiri igize kubaha ababyeyi, iriya tegeko rya 5 kandi ku murongo wa 12 ni reverence, cyangwa se kubaha isumbwe muri wowe, mu mutima wanjye. Ibintu
ibyanditswe byera bigenda bigaragaza ubwo iryo sumwe nyine rivuze no kutabavuga. Biratangaje kubona nge naratangaye nabitekereje, ariko bwa mbere numvaga bipfuye, ariko sinumve simbe mfite icyanditswe kibyemeza. Ukabona umwana ngo rimwe akaba yatura ko yizeye, ariko nyine neka kirikinga mutwe we kugenda avuga ababyeyi be, abavuma, abagaragaza ko badashobotse. Ariko se muvandimwe, kwizera bikuraho ko bakonyeje, bikuraho ko bakurangitse, bikuraho ko baguhetse mu mugongo, bikuraho ko aribo bakwigishije kuvuga. Ntabwo ari byo. Nyine umuntu wubaha urabizi ko kimwe mu kintu ushaka ni uko ibi n'intege nke ze zitajya ku karubanda. Ariko turi muri sosiyete ya foke. Umubesto, ubwo niba umuntu ari besto wanjye, umubyeyi ubwo araseba kuri we. Ntabwo ari byo, ntabwo ari byo. Reka mbaho urugero rwo mu byanditswe byera. Naratangaye. Yosefu murumva yari umuntu ukomeye kwa Farawo. Noneho ise araza, ise murumva ko batari baherukanye, ariko urabizi ko biri tubwira ngo twigana abatubanjije intwari zo kwizera. Yosefu arimo. Yosefu rero akora ibintu bitangaje. Amaze kuzana se amuzaniye abana, ubwo nabuzukuru ba Yakobo, hari ikintu yakoze gikomeye nyine cyo kwicisha bugufi, gesture na external, ukereka umuntu ko umwubashye, umubyeyi. Umubyeyi ugakwepa guhamagara mu mazina ye. Ukamusuza ushyize akaboko hejuru y'akandi, ukamusuza ukuyemo ingofero. Yaza muri bisi nkamuhagurukira. Bibiliya uzi ko yavugaga, naratangaye. Mu migani amini mu isezerano rya kera iravuga ngo umuntu naza afite imvi ujye umuhagurukira. Imana ntiyahindutse uko yari niko izahora. Ibi rero abantu bavanga ibyo nta kubyigaho, duhore mu ki ubuntu, ijuru nirikorerwa, ijuru nirikorerwa, ijuru nirikorerwa. Abantu ugasanga neza wabayeho nka Satani, kandi iyo ndirimbo ari iduhora mu kanwa. Oya, dukwiye kwigishwa Bibiliya no gusenga umuntu abyigisha undi. Reka mbabwire abavandimwe, hari ugasanga mwene data aravuga ise cyangwa nyina ngo muri bene se ngo ari zo nshuti ze zo hafi. Ibyo uvuga ni ibiki? Wenda wabiterwa n'ubwana, wabiterwa na kamere yawe itarajya ku murongo, wabiterwa n'ubujiji, ariko noneho uyu munsi turabyize. Reka nsome mwumve uko birivuga. Iravuga ngo ibyo Yosefu yakoze, intwari yo kwizera uwo dukwiye kwigana, uwatubanjije tukagira ikirenge mu cye. Ngo abwira Yosefu ati sinibwiraga yuko nzabona mu maso hawe uwo ni Yakobo, ukundi none Imana inyeretse n'urubyaro rwawe. Yosefu abakura hagati y'amavi ya se, yikubita hasi yubamye imbere ya se. Ngiki cyubahiro yamuherezaga. Iyi ni intwari yo kwizera. Uyu ni uwo dukwiye kugera ikirenge mu cye. Uyu ni uwahamijwe neza. Iki kintu Imana yagitekinga serious ku buryo avuga ngo nihagira umuntu uvuma se, mwibaze naho bitandukaniye n'uyu munsi n'umuntu ujya kuvuga se cyangwa nyina akajya kumuvuga amabi, akamusebya, akamutarama ngo muri bestozi be. Bibiliya iravuga ngo umuntu nguvumwe mu Kuva 21, uvumye se cyangwa nyina ntakabure kwicwa. Uvumye se cyangwa nyina ntakabure kwicwa. Ngiki gihana Imana yabihaga. Iyo tuvuze rero kimwe mu kigize kubaha ababyeyi, tuba turimo tuvuga abavandimwe no kubaha reverence, no kububaha. Ibyo bikagaragariza mu magambo mbabwira, bikagaragariza na physical gesture ngira imbere yabo. Bavandimwe rero, ngana ku musozo, ndagira ngo twigenzure. Iyi area tutayibagirwa. Ikindi cya gatatu kigira kubaha umubyeyi ni ukumufasha igihe nyine hari ibyo nshoboye adashoboye, yaba mu mirimo mu rugo, yaba ndetse no mu mitungo mfite igihe nakiri umwana mu rugo naramaze kuruvamo. Ni ukubashyira abuzukuru bakabareba nk'uko nguyu Yosefu yabigize. Rega ntabwo, reka mbabwira abavandimwe, hari ukuntu gukizwa abantu batekereza ko bimaze kwizera uhinduka inyeshyamba. Ntabwo ari byo.
ikitari icyaha naco hari naco relations zidashobora kuvaho Imana yadushyiriyeho. Ubu se nirihe deni nakwishyura mama wametse akanca inzara akamfuna nananiwe kwipfuna narwaye ibicurane, nyine wamwishyura iki? umva uko Bibiliya ivuga, avuga ngo wubahe abapfakazi bari abapfakazi by'ukuri, ariko umupfakazi niba afite abana cyangwa abuzukuru babanze kwiga kubaha abo mu muryango wabo no kwitura ababyeyi babo ibibakwiriye, kuko ibyo ari byo bishinga imbere y'Imana. Bavandimwe, twigenzure twese turebe duti ese koko niba koko Imana yaramaye ikampa kugeraho ababyeyi banyenera, simbikora mbinuba? Turi mu muco noneho uteye ubwoba, aho umushyitsi ajya kuza akabanza guteguza kugira ngo irasiyo itaza kuba ikibazo. Ibintu byaracitse, aho abakazana binuba ba nyirabukwe ngo ntiyahaba, ngo ngiye ibyo nta nubwo mbikunda, ngo ubundi twe ngo si umuco wacu, uwo muco w'iwanyu ni uwa Satani. Bibiliya si uko ivuga abana bayo. Ibi rero ndimo mvuga abavandimwe, ab'isi ntibabizi. Abana b'Imana hari abibwira ko babisirimura ariko ntibikunda. Bibiliya yarabitegetse kandi nibyo byiza. Niba koko rero dushaka gukora ikintu cyose mu buryo buhesha Imana icyubahiro, bavandimwe dusubire inyuma. Ariko rero umuntu utarizera, ibi nkubwiye nubwo utabishobora, uzarinda niyo wabishobora ukabikora, wajya ikuzimu. Imana ntiyagennye ko umuntu ajyanwa mu ijuru nuko yubashye ababyeyi. Yagennye ko umuntu ajyanwa mu ijuru nuko Kristo yubashye ababyeyi, ukizera ibyo Kristo yakoze n'andi mategeko yose yujuje, akajya kuri konti yawe. Amategeko rero nubwo buryo iyo ubyizeye utyo, umaze kumva ko ukuntu ari magari, wamara kumva ko udashobora kuyuzuza utigeze unayuzuza, ubundi barigeze usuzugura, barigeze bashyira itegeko ryo gutebeza, ntutebeze ku ishuri, ukwiye kurimbuka, kubera ko wasuzuguye uri mu mwanya w'umubyeyi nk'uko biriya bitweretse. Kandi iyo wishe itegeko rimwe uyishe yose, kandi kugeza iteka ryose, ntabwo ari ukwica yose inshuro imwe. Niba hari icyo nishe mba nyishe yose. Bavandimwe, ngaho iyi Imana iratwigisha uko dukwiye kumera ku babyeyi bacu, tugende rero tubikosore. Niba wari warabibagiwe, ubahamagare usaba imbabazi bakiriho. Niba batariho, Imana niyo yo gusaba imbabazi. Niba mfite inzozi zisumba isi yose, narangiza abavandimwe barabitwereka. Urumva ndi umwana w'umubyeyi nkafungwa, simfite icyo mufashisha nubwo yaba ari umukene, cyangwa se nkaba mfite inshingano, wenda tuvuge z'umwana wanjye urwaye nabyaye, Imana inshingaho ko ngomba kubanza kumwitaho mbere y'ikindi cyose. Icyo gihe mama akaba abayeho ubuzima butari bwiza cya papa, ntabwo ari ikosa ryawe. Nyine providence y'Imana ni iguhaye uburyo bwo kumufasha. Ariko noneho bavandimwe, twigenzure turebe ko naho tubyica tubishaka. Utarizera rero we zibukira, ibi ni wabishobora, ariko nabyo Imana izabikubaza. Bavandimwe rero reka menera aha, umwami akomeze kudufasha. Murakoze. Abana bafite authority bari munsi, ababyeyi, abakozi ba leta n'abikorera no mu rusengero. Rero ntabwo ibi ngibi, urumva iyo ntabwo ari, ashobora kuba amukuburiza iki? Wenda aramukubuza amuzi ko ari umusinzi. Urumva si straight forward, it's black and white. Aramumburiza iki? Wenda aramumbuza kubera yuko ari umujura, cyangwa yagiye kumwakira ahantu akamusuzugura, akavuga ati uriya mugore nubwo ubona we yakwipfushijeho, agira agasuzuguro gateye ubwoba. Urumva izo ni impamvu zose zishoboka. Cyangwa se tuvuge wenda data arizera, ni urugero, nanjye ndizera, uriya mukobwa yaraje bamuganiriza yumva ntafite kwizera, agashaka kungira inama nk'umwana we. Urumva ko rwa rukundo rwawe nubwo urufite ntacyo rutwaye, ariko rugomba kugendera mu mbago z'ukuri. Rero ubwo ntabwo nakubwira ngo oya, ngo aho ngaho basuzugura ugende, za nkundo zo muri filime, ngo urugo rwawe rukize, ngo urundi rukennye, ngo umwana wakanga ko ashaka umukimo bakene. Ntabwo ari ibyo mvuga. Igihe rero umubyeyi yazanye ibintu, akazana ibintu ukabona n'icyaha, wenda ati mwangira ubwoko, amazuru, mwangire ko iwawe wenda batanuye ngo baze bature ibi n'ibi,
mwangire ko wenda twe dukize kubarusha utuntu nyine twose tw'umubiri, uramuhakanira. Buriya iyo birivuga kumvira, hari active obedience, hakaba na passive reaction ku cyo umuntu yambwiye kitari ukuri. Ni ukuvuga ngo ni ahantu na hamwe nkwiye gutomboka na data cyangwa mama ngo kubera ko yambwiye ikintu kitari cyo. N'igihe harimo kuvuga ikitari cyo aba ari data, ariko ibintu yavuze nshobora kutabikora mu gihe mbona binyuranye n'ibyanditswe byera. Niyo mpamvu bivuga ngo tuwubahe mu mwami. Ariko nabwo n'uburyo mbikora nkabikorana tendency cyangwa disposition, imimerere yubashye n'ubundi. Njye najya ngana n'abantu nkabaza, uhuye umugabo wakubwiye ikintu ukumva ntucyemeye, umusubiza ute? Si ukwifata mu mayunguyungu ukarakara hanyuma ukamubwira iry'inani. Isose yakubwiye bigenda bite? Twarimo tureba ese wenda umuntu akamubwira nk'ikintu akakubwira mu buryo ubona bufite akajogo, agasuzuguro. Hari tone na tone, babyita fluctuation. Umuntu akavuga nyine wumva avuga ati aguha impression yuko I don't care, nta n'icyo wankora. Ariko yaba ari se umubwiye cya nyina akajya mu cyumba n'ibyo yamubwiye bitari byo, nubikore ariko utamushubije ngo umushingane ijosi, ngo umubwire ngo uzabaze n'undi munsi. Ujye umenya limite zawe. So urumva, ndetse nubwo ibintu yambwiye niba binyuranye n'ukuri kw'ibyanditswe byera simbikora, ariko no mu buryo disposition ngomba kuba mfite imbere ye no kutabikora no kumuhakanira n'amagambo nkoresha agomba kuba agaragaramo icyubahiro. Nahinira aho ngaho.